none ndagira ngo intekerezo yo guhera uyu munsi abari kimera wumve ko uri umuntu udasanzwe ongere wisuzume uvuga utu ubukene bwo ndimo ntabwo ari ko nzahora uvuga ubyange uri umukristo rero byaba ari akarusho kuko hari amagambo y'Imana menshi yo wagenderaho yakurema sinzapfa nzarama sinzaba umurizo nzaba umutwe rero Imana yatumye ubaho nuko igamije kuzakugirira neza ijambo rye ravuga ngo ibyo yibwira kutugira ni byiza gusa nta kibi kirimo wa mukobwa rero ushaka kuba ubayeho nabi fata ngo iyi mpamvu Imana yakuremye irahari naho yatinda ariko izasohora turabashuhuje abakunzi ba Team TV cyangwa Truth Initiative Ministry turabasuje mu izina rya Yesu dushimiye Imana ko twongeye kuba imbere y'amaso yanyu n'imbere y'Imana turashima mwebwe mwese abakunzi ba Team TV turabashimira kuri likes zanyu tubona buri munsi share zo mujya mukora comments zanyu zirushaho kongera kudutera imbaraga n'ubushake bwo gukomeza gukora uyu murimo Imana yo mwijuru ibaho umugisha muri hose ari mu Rwanda ari hanze y'igihugu aho muri hose Imana yo mwijuru ibaho umugisha rero ngira ubuntu bwo kongera kuboneka kuri uyu munsi nifuje yuko uyu munsi naza nkongera tukaganira n'umwana w'umukobwa wo mu ngeri izose rero uyu munsi ndagira ngo sinze no kubafata umwanya munini tuganire n'umwana w'umukobwa turebe ngo umukobwa ninde umukobwa akwiye kwitwara ate umukobwa akwiye kugenda ate akwiye kwambara ate hanyuma kandi birasobanura iki ejo hawe hazaza rero ni muri ubwo buryo bw'uyu munsi naje imbere yanyu kugira ngo tuganire hanyuma nyuma yaho nimbona za likes nyinshi nkabona za comments za nyinshi bizagaragaza yuko iki kiganiro koko mwakishimiye bitwongera imbaraga zo kugira ngo nejo tuzakora ikindi umukobwa aho uri hose rero ndagushuhuje kandi nishimiye kubana nawe ndagusaba rero ngo untize amatwi mu mwanya mutoya tuganire Imana iguhe umugisha ngira ngo muramenyereye nitwa Mama Ganza nitwa Jolie nitwa Umuganwa umukobwa nanjye wagira ubuntu ndi umubyeyi ukora umurimo w'Imana kandi nkabana rwiyemeza mirimo umukobwa rero aho uri genda shaka ko tuganira turebe twongere twikunde twongere twimenye twisobanukirwe bitume twumva turyohewe no kwitwa umukobwa umukobwa rero najya tuganire tumenye wowe ubwawe uri muntu ki umukobwa rero najya nkubwire ngo uri umuntu w'agaciro cyane uri umuntu mwiza cyane uri umuntu mu Imana yaremye yishimira cyane uri umuntu umunyembaraga nyinshi uri umuntu wahagutse cyane rero wa mukobwa we ndagira nkuganize nkubwire ngo kuba wararemwe ntabwo ari impanuka kuba wararemwe wari mu mugambi w'Imana kuba witwa runaka nuko ariko Imana yabigennye kuba ubayeho ubuzima runaka nuko ariko Imana yabigennye ushobora kuvuga uti uyu mama arabivuga atazi ukuntu mbabaye uyu mama arabivuga atazi uburyo mbayeho ariko ndagira ngo ngutangarize ko uko uriho kose ni Imana yakugennye gusa icyo bisaba nuko biba bidusaba ko tuba maso kugira ngo dusobanukirwe urumva ndagira ngo umenyeshe ngo hari abandi bakobwa bashobora kuba bari kuvuka mu gihe cyawe cyo wavutsemo ariko batavutse hari abo mwavukiye rimwe ariko uyu munsi batakiriho hari abakiriho ariko yenda bayeho ubuzima buri inyuma y'ubwawe hari abakiriho ariko yenda ari mu bitaro yakoze impanuka hari impamvu yawe rero nanjye yanjye yo kuvuga ngo uhuriwe aho uri ukomeze no kubayeho ni ku mpamvu y'Imana yiteza kuba impamvu y'Imana ahari ubu ntabwo bukiriho rero nagira ngo nkuganize nkubwira ngo nyurwa n'uwuriwe isobanukirwe yuko kuba uri umukobwa uri umugisha ku babyeyi bawe uri umugisha ku bavandimwe bawe uri umugisha ku itorero ryawe uri umugisha mu gihugu cyawe umukobwa je mbona uri umuntu umeze nk'ururabo mbabona uri umuntu
unejeje amaso y'abantu. Uzarebe ubona rwose umukobwa wambaye neza, wasokoje neza, wikwije, ufite ubwenge bw'ubumana, ufite n'ubwenge kavukire, ufite uburere, uwo muntu aba ashimishije cyane. Nta muntu utifuza kumureba, nta n'utishimira kumureba, nkubwije ukuri. Rero nagira nkubwira ngo wa mukobwa we ikunde umve kuri umuntu w'umumaro, uri umuntu w'umumaro cyane. Hari aho rero waburaho ukaba yenda uri imfubyi, hari aho se waburaho ukaba yenda uri mu buzima budashimishije. Ariko ibyo byose nagira ngo wirebe, wisobanukirwe ngo kuba uriho byonyine birahagije kugira ngo wumve wuzuye ishimwe muri wowe ku Mana. Uvuga uti Mana warakoze kundema ndi umukobwa, Mana warakoze kungira umukobwa. Hari nabo ushobora kumva kubera ubuzima bubi baciyemo kumva aricuza ati niki cyatumye mba umukobwa, Mana kucyemeye ko mba umukobwa. Oya, hindura imvugo, uvuga uti Mana warakoze kundema ndi umukobwa. Numara gushima Imana ko yakuremye uri umukobwa, wumva uhinduye nanone imitekerereze, wumva utagitekereza ko umukobwa ari umuntu usuzuguritse, umukobwa ari umuntu udashoboye, umukobwa ari umuntu ugayitse. Oya, hindura imyumvire, hindura imitekerereze, wumve ko umukobwa ari umuntu ushoboye. Nagira ngo nkubwire ngo uri umuntu udasanzwe. Nakubwiye ko icyambere ushimishije amaso y'abantu, ariko cyane cyane bizashimisha cyane ari uko ya myambarire yawe, imigendere yawe, imivugire yawe ihura n'ingiro yawe. Rero ndagira ngo nkubwire ngo uri umuntu w'ingirakamaro kandi uri umuntu udasanzwe. Ariko ibyo byose bizagirwa n'amagambo yawe ajyana n'ibikorwa byawe. Umukobwa wihesheje agaciro nta muhungu utifuza kuba yamubera umugore. Umukobwa wihesheje agaciro mu myambarire, mu mivugire, mu mitekerereze, nta muntu utifuza ko yamugira inshuti y'umukobwa we, kubera ko hari ibyo abakubonamo by'umwana we yakuvomamo, ejo hehe hakazaba heza. Umukobwa rero wihesheje agaciro aho ari hose, mu ishuri, muri bizinesi, mu rusengero, aho uri hose, ndakubwiza ukuri ntawe utakwifuza. Bivuze rero ngo uri ingirakamaro. Niba rero wa mukobwa wajyaga wisuzugura, ukireba ukavuga ngo ariko se ubundi kuba ndi umukobwa, ndi umunyantege nke, ntacyo nshoboye, reka nkubwire, birashoboka ko noneho wakwisobanukirwa ko hari n'abahungu benshi ushobora kuburusha agaciro. Abahungu nimuntera amabuye, nimuze kuntera amabuye, ariko nagira nkubwire ngo hari abahungu ushobora kuburusha umumaro. Reka mbabwire mw'abakobwa, mwari mwabona yuko umukobwa igihe cyose aba abumbatira umuryango. Murabibona ko waba ukiri umukobwa usa nkangerekana itangaho urugero. Nkiri umukobwa nahoraga ngambira kuzakura nkiga, kandi icyo gihe kwiga kwanjye nanjye kwari kugoye, ntibyari byoroshye. Nkagambira niga ninkura nzubakira ababyeyi banjye, nzagira gutya. Ukumva ko mu byo ngambira kuzateza umuryango wanjye imbere, ngambira kuzaba umuntu ukomeye ariko udakomeye ku bwanjye gusa, ahubwo nkomeye ku bw'umuryango, ku bw'itorero, ku bw'igihugu. Rero nawe ndagira ngo intekerezo yawe guhera uyu munsi aba ari kimera, wumve ko uri umuntu udasanzwe, wongere wisuzume, uvuga uti ubukene bwo ndimo ntabwo ari ko nzahora, ubyange. Uri umukristo rero byaba ari akarusho, kuko hari amagambo y'Imana menshi yo wagenderaho yakurema. Sinzapfa nzarama, sinzaba umurizo nzaba umutwe. Rero Imana yatumye ubaho nuko igamije kuzakugirira neza. Ijambo rye ravuga ngo ibyo yibwira kutugira ni byiza gusa, nta kibi kirimo. Wa mukobwa rero ushaka kuba ubayeho nabi, fata ngo iyi mpamvu Imana yakuremye irahari, naho yatinda ariko izasohora. Nagira mbaho urugero rwanjye gatoya narubahaye rwo kuvuga ukuntu nakuze nifuza kuzagira umumaro, kandi ko Uwiteka yarabimfashije. Ndibuka ku myaka 20 n'ingahe nubakiye ababyeyi inzu,
nta kindi cyabinteye nuko nari naramenye uwo ndiwe ndisobanukirwa nihesha agaciro ariko byose mbifashwamo nuko nababwiye ko nakijwe mfite imyaka 10 nkora nicyo gihango n'Imana impagararaho inkomeraho aho ngiye hose ijisho rye rikamporaho ikancira inzira niho havuye ibyo byose byo nashoboye gukora nkubwira wa mukobwa ngo cyambere cy'ingenzi banza wakire Yesu muri wowe nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe nurangiza wabaragize uburere bwabye wabugira ibyagutara bagize wowe ubwawe wishakemo agaciro kandi uzakihesha kandi bigusohorereho ndakwinginze rero ngo hindura imyumvire yawe hindura imitekerereze yawe hindura imigambirire yawe wumve yuko uri umumaro mu muryango wawe kubwawe uri umumaro ku muryango uri umumaro no ku gihugu uri umumaro erega ubundi n'ijambo ry'Imana muzumva ukuntu rivuga ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda ntabwo ijambo ry'Imana ryigeze rivuga ngo kunda mugenzi wawe kurusha uko wikunda cyangwa se iyanga ukunde mugenzi wawe ni Kristo wenyine arivuze ngo niba ushaka kunkurikira iyange unigo uzankurikira ukikorera umusaraba tukagera aho tugera ariko yaravuze gukunda mugenzi wawe nkuko wikunda niba rero ushaka kugirira umumaro mugenzi wawe niba ushaka kugira umumaro umuryango wawe niba ushaka kugira umumaro itorero urimo niba ushaka kugira umumaro mu gihugu cyawe banza ubwawe wikunde kwikunda ni guterera n'ukwikunda ukivana muri ya mitekerereze mibi wari urimo ukiremera imitekerereze myiza ukikura mu byo washakiragamo yenda indamu nk'umukobwa uvuga uti ahari yenda aha niho nabonera indamu ukambara izindi mbaraga ukamenya ko waba n'umuyede ariko ukihesha agaciro waba icyo ari cyo cyose cyiza cyaguhesha iterambere cyagufasha kugira iterambere ugeraho ibyo byose uzabiheshwa nuko ubwawe wabanje ukikunda ukesha agaciro nurangiza kandi wikunde mu myambarire wikunde mu mivugire wikunde mu bikorwa nukuri ndakubwiza ukuri ngo buri muntu wese azakureba kwifuza buri muntu wese azajya gusabira umugisha nyamara nta n'ikiza wamukoreye just kubera imyambarire yawe imivugire yawe imikorere yawe ibitekerezo byawe umwana w'umukobwa naza avuga ibitekerezo wamuhaye ababyeyi be bagusabira umugisha umwana w'umukobwa mugenzi wawe naza avuga ibyo yakubonyeho byiza ababyeyi be bagusabira umugisha buryo bikorwa gutyo hari ibitabo by'ijuru biba bibumbuwe biba birimo byandikwamo ya mirimo yawe imirimo y'abera ntizibagirana nawe rero iyo mirimo myiza ntabwo ushaka kuzibagirana ahubwo iraguherekeza rero reka ngusabe umukobwa mwiza yibuke ongera ugire icyo wikebuke wirebe wikunde bizagufasha cyane kugira intambwe y'utera mu iterambere ryawe muri uyu muryango wawe muri abavandimwe bawe muri gitorero ndetse muri igihugu nagira ngo rero haza kubatindira cyane ahubwo mbasabe ngo wowe wari waricitse intege wumva ugiye kubivamo uvuga uti yenda nari nkijijwe ariko ndabona gutegereza Kristo binaniye kubera ibibazo by'urimo wowe se yenda wari utaramenya Kristo ndagukangurira kumumenya ukamwizirikaho niwe uzatuma byandi byose byo tuvuga byiza bigusohoreraho kubera ko ntabwo wowe ubwawe wakwishoboza dushobozwa byose na Kristo rerekana kugutindira gusa nagira ngo utangarize ko nkukunda kandi nkwifuriza ibyiza Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kandi ibakomeze nizi ibyucamo nizi ukubayeho ni nayize uburyo yaguhindurira amateka ukaba umukobwa mwiza ushimwa n'Imana n'abantu nyemerera ngo usengere musoza iki kiganiro kandi ngusabe rwose ngo niwumva unejejwe n'ikiganiro hari nomero yanjye wumva hari icyo twaganira wampamagara ese wakora like kunyereka yuko unejejwe n'ikiganiro nakugejejeho wakora subscribe kugira ngo n'ubutaye ikindi kiganiro n'igicaho kizakugeraho byoroshye ndetse wakora share kuri bagenzi bawe ahari hari utakibonye we wakibonye kandi cyagikenewe kugeraho ese kandi nanone watanga comment cyangwa igitekerezo cyawe
kizatuma n'ejo tugira ikindi kiganiro cyo dutanga. Imana duhana umugisha, reka dusenga. Data mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro, turagushimye turaguhimbaje kuri Imana ishobora byose. Tuguhaye icyubahiro yuko mwami mu minsi waremye n'uyu nguyu wari urimo. Tuguhaye icyubahiro kuri gahunda zose z'uwateganije z'umunsi n'iyi wari wariteganije. Tuguhaye icyubahiro kubw'amatwi azumva iki kiganiro. Tugushimiye yuko mwami hari icyo ugiye guhindura mu mitima y'aba bana b'abakobwa. Hari umukobwa wari wigaye wumvaga yuko ntacyo amaze. Hari uwumvaga yuko kugira ngo ubuzima bwe buhinduke ari uko ajya mu bagabo. Hari uwumvaga yuko ibiyobyabwenge ari byo biri bumutabare. Hari uwumvaga yuko ariko mwami iri jambo ryo tuvugiye hano wariduhaye twakwinze kugira ngo uriherekeze rigere kuri wa wundi wumvaga ibintu byose nta na kimwe cyamutabara, atabarwe n'iri jambo. Yongere kwikunda, yongere kwambara berwe, yongere kuvuga irifite umumaro, yongere kumva ko ari uw'umumaro, yongere kumva ko hari umugambi wawe uri muriho watumye umurema kandi uyu munsi akaba akiriho. Icyubahiro ni kuzo bibi byawe kuyu mukobwa nzavugana nawe nkasanga hari icyo byamumariye, nanjye nkamufasha guha icyubahiro izina ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo nsengera mwese ngo Imana ibahe umugisha, nsengera abo twafatanije ngo Imana ibahe umugisha, kandi mwami w'abami nukuri kuko uri Imana ishobora byose. Tuzi ko ikiganiro uzagiherekeza ukakigeza ku wagamije ko kizagera. Icyubahiro ni kuzo bibi byawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.